kubera iki Imana yamana gutya igatuma nkunda byanyabyo umuntu akunda umuntu bizi neza ko aho umuntu uzi gukunda byakunda kandi nahoraga nyisaba nkabwira Imana ngo umuntu nzi akunda basi uzabareke tukubane ubuzima bwanjye bwose ari we tubyarana ari we tubana ubuzima bwanjye bwose kandi rero ntago bazi umusonga wo gupfakara ukiri muto ubwo barande bakavuga ati kira kigoreka tugisohore ariko yabande buriya bukobwa nina busabonye amaguru to uzabureba kuko rakomeje kwica mbese nge ntago bari kunyica buhoro buhoro ntago bari kunyica nge mpagaze bari kunsohora ngo nge niba biziko ndi mfugiye kwambara ndabaroje noye tuzushyira umutima hamwe ntago icyo gisubiza ari cyo cyanyacyo ushobora kubaroga ukagira ikibazo ugasanga niwe bihindukiriye ikibazo cya kangahe se byo mfite byose ibibazo ninkigira nyine kizaza gisange ibindi n'ubundi ni hahandi ni ukuri kwimara Fabi iriya nzu ntayo nzavamo oya reka nkubwire ntago kuroga ari byo by'ingenzi ahubwo wakitabaza ubuyobozi bikanagirana niyo wagera no ariko se ubuye muyobozi kandi ubizi ko ntigeze nsezerana reka gusezerana ntago bivuze ko umugore atarasezeranye agomba gusohoka nk'imbwa umugore wabaye mu rugo birengeje amezi 6 ntago ubukemewe ntago uburindaye umugore ubona arasezeranye mu murenge ngo bashobora kutaguha imitungo yose ariko bakagwaho wege kumusaya n'ubundi nanjye simbasabye bya mirenge ariko byibuza mbona homba banamagahenge mbabarira no kuri kwimara imitekerezo kwanjye wo kwica ubyikore mu mutwe kubera ko si wewe wenyine ufite ibibazo wagize ngo se ngende orohewe nese ubwo nuramukugize ikibazo ibyo bintu byo bivuna muhe tugiye mu bapfumu bikakugiraho ingaruka bizagenda uzi kuri nyakama Fabi n'ubundi nje hano numva umutima wanjye uremerewe ntafite yonge ndakumenyesha ko niba tamagahenge bare bakobwa kakandi kavuga nk'isandi ngo nayisha nzagenda nkarugeshe kazire urukumva bagapakira ipambo mu kanwa kajya kubumbura umunwa kamere ngo kajunjame rwa rundi narwo rugumeze nk'urutuzuye wagira ngo rwavutse mu bwonko bwabwo harimo amazi nzagenda ndurogere burundu nibyo kubwira ejo bundi numva ngo uragize ikibazo uzamenye ko ari byo bikoze nzabwereka shanza ipamba mu kanwa urabona ikindi kubera icyo yisaba kumuhinzisha tugiye ukamenza icyo mbarasaba abandi bahize ibyo mbarasaba nibe none no bagwaye ahantu hazimira nzu yenda kugwa muri toilette nzayimaze ikima kujya muri toilette se bivuze ko ngomba guturana nayo mpakana oya wenda ubwo nibyo bigukwiye na braga kadatera gajoka bisaza wandi se ndakungura izo ntoki ndatanzifuna mu mayiranzu yo kuri toilette ntago ndi buyemeye urarenze ubona devu koko dukure kuri toilette oya icyo cyo nanyiteraga rero muceceke narababyaye kandi buri wese mba mukwiriye kumuhitiramo icyo mbona kimukwiye devu umuntu w'umugabo kuguhiriye ni nko kuvuga ngo wenda uzayikuramo ipantaro ugomba no kwishakira ibyawe nawe kuba ko wawe muryango ari kuri uratubwira uretse gatuma mu uratubwiye ngo ejo cyangwa ejo bundi ushobora gukuba utakiriho none n'ubu utakiriho wose utarama ibintu bizu ikintu kizima ngo mfashe bashiki banjye mbarere mbafashe se iki kubyo urabona atari gataka ngaka kakora iki sinjye uzakarira n'ubu Claudia rero afite ubwenge burengeje ubwanyu Claudia yarize Claudia afite amashuri nababwiye ngo mureke mbapire mwabakobwa ninjya mvuga ntakagira umwana umvugiraho nasema mama nago tukuvugiye cyangwa ibi byose mbibambura ndetse gatoya ndavuze ngo Claudia yagize gute yarize twe nitwe twagize muri kugira ngo twakwiga twaravuga ngo ntabwo turakujya ku ishuri twarabikubwiye isima mu bundi kuba ari bucura bivuze ko wibagiye ko natwe watubyaye man wareka nkaba ngiye nko kwategura icya saa sita wenda wakwicaye aho ngaho oya nase ntabwo muraryo mareka njye kubategurira sibyo nta kibazo reka njye guteka udashonje ntayo igureka genda reka ngende nduru wanya ntabwo mureke ibintu bitekerejeho neza cyangwa ntabwo wigeze umwe imiti mu gitondo urabona nasaze oya ntabwo wasaze ariko ibintu uri murakora ntabwo bisobanutse ako se reka mbabwize ukuri noneho kandi mu nyumve iyi mitungo yose muri mu ni yande yawe ni yanjye yawe nyazara undi muntu uri hano hanyuma sari hehe wababyaye nyirapfuye ese ushaka tumuzore iyi mitungo rero reka mbabwize ukuri kandi mubishyire mu mutwe wanyu imitungo ni yase wakora kuba mutarize bwari ubuzima bubi nanyuzemo
bwari ubuzima bubi natewe na so. Kuki ushaka ko tubusaza? Noneho nyine mugize amahirwe mufite umuvandimwe wize, iyi mitungo ni yese yayimusige ntago ari iyanyu. Nibingibi kugira ngo ajye kubibaha ni ukubera yuko azi ko mwonsi bere rimwe. Ntabwo bibahaye kubera iri ikindi. Si ibyanjye nanjye ni ibya se wa Korode yamusigiye. Isaha niyo byajya mu rukiko Korode yabatsinda. Yadutsinda utese nk'uko amwumvishe ko yaduha turatuzo duhaye, mwumvishe twese duha ibintu bizima bigaragara. Reka tuganira noneho nk'umubyeyi wanjye ugerageza. Devu nta kintu wambwira umuntu w'umugabo uzajya kwihigira ibyawe. Ibi ni bya se wa Korode yahize. Nawe genda ujye gusohoka ujye gushaka ibyawe. Ibi nabyo kugira ngo mbahe amazu nayo muzaruhiramo. Aba ni abakobwa, we nta n'ikintu wari ukwiriye guhabwa. Kuko aba ni abakobwa ejo isaha n'isaha bashobora kuba. Ugashaka umugabo ukava ku mugabo ukaza kuruhira hari utagiye gukodesha. Ariko icyo mbabwiye cyo mugishyire mu mutwe wanyu, iyi mitungo ni ya se wa Korode, ni ya Korode, nituyabahaye ni imwe yabagire ku munsi bere rimwe kandi setu ntihagire ikindi kintu mwongera kumva. Mama buretse katutuganire sibyo. Nk'ubu ngubu kuri muratubwira ngo byose ni bya se wa Korode. Uyoboye imyaka papa Korode yaratwamaranye hano yarasinze atagikora wirirwa umwiruka inyuma umufata nkaho ari umwana. Icyo gihe iyo gifata ukagikoresha nawe ukajya gukora n'ubufite ibi. Hanyuma aya mazu ntabwo ari yabagaburiraga. Nta yacu rero twese nawe ntabwo ari ibya Korode. Uwo muzima cyangwa warasaze. Mu mategeko se barabireba ngo so yirirwaga ngo asinze ngo se wa Korode yabaga. Ntabwo bishoboka, ntabwo nabyemera. Ntabwo najya gutura muri toilette ngewe. Umwongano ujye kukarubana. Garuka hano wa muswa. Garuka hano ariko. Urajya he? Devu garuka hano man. Hey. Kibwira ko rero azabibamo. Agomba gupfa tukabisigarana. Ntabwo icyo ari cyo kibazo. Ikibazo gihari ni iki ngiki. Mwagiye kwishyuza amafaranga bapangaye ntimwambwira. Nagezeyo bangira umusazi. Tuzongera koga baje twanabyandikishije ko twese bazajya bishyura. Ntituzongera kukugisha inama tugiye kwishyuza. Ari amafaranga nayaje. Ariko ntabwo bishoboka. Kamubwira ukuntu akamubwira inama. Uru rugo nta burenganzira bucyo ufitemo. Ntago ari urwawe. Ubwira neza. Umuntu wakundaga yarapfuye ntabwo tuzi niba ari wowe wamwishe. Ikiza nica umugabo wawe bikende kuko runo rugo rwose ntago ari urwawe. Ako murabizi ko ntandi hantu mfite kujya mwaretse tukamwara. Ntababyeyi kungera. N'ababyeyi umutima tujye kugurira. N'ababyeyi subundi. Ubu sigiye nabere hangaha nawe utanagurisha inoze twayibamo ngenda muri umuna wanjye hano. Urkumva wowe gasoka hano nta kintu dupfana nawe. Wo mwagipfanaga ahana rurahazi. Ako ayi uri kwirengagiza ko iyi mitungo nge narishakanye na musaza wawe. Hari baravunika. Ikiwazanye mari gifata cyane. Twaravunikanye nge nawe twaravunikanye. Ntabwo tuzi aho turuka ne kuvuze. Ariko nge naravunitse kugira ngo iyi nzu nyiteze imbere n'imiryango yanyu. Narabafashije ntako ntagize agihari. Hari ubwo mama wanyu yabuze amafaranga sinamworezaga amafaranga buri. Musaza wanyu ko yankundaga kanyubaha. Kuki mwe mwumva mugomba kunsuzuma? Nawe hari umuntu wagukundaga wakubahaga, excuse me, twumvikana. Waretse kuntera umutima mubi. Umutima mubi wikize. Waretse gutuma nanjye mba mu nushaka ube mubi duhanganire hano ni kwa musaza wanjye nacyo ikintu uzi wazanye gifato kijyanye. Ayi nta mufite kuyo. Wintera umutima mubi wituma ntekereza gukora ibi. Reka tureka kugurisha nacyo vuni kibe kiri hangana nta kiri kintu kibe. Abahana kora iki se nkandi. Reka nahandi mfite kugira ugira ngo ngehe. Ugera gunesha umutwe ngumva ngo wishyuje urumva ngo ngwishyira amafaranga ngo yiki na ibyo amafaranga byo nabazajya kubikoraho ariko abona aho kurambika umusari ko nta wabagire yatacyo yavuye. Ayi ni ukuri kw'Imana ntago nateganyaga kuzambira umwana mu biguriki sibyo niba ushaka kuba mubi nanjye ngiye kwiga kuba mubi. Ikindi ndakumenyesha ko nawe ufite kujya ikindi va mu nzira hano turahabana ku nabi no kuneza mbese bisa agusara bisa cyangwa umva mubwi navuze ngo tujye kuhabana ku nabi no kuneza kuneza kuri uyu munsi inabi natangiye mu ku nabi no kuneza na roza shuberekeye. ubundi Claude yari yabari uzi ko uzi ibintu byawe. Nzundi gure mu biki. Claudia! Kare mu mabere yanjye natako. Ese bite? Nandi tegeze ikintu twakora uzi ko bino bintu urumva bishoboka.
yarabuze ikintu nakora. Hakura reba mama gaduhe utu tuzu dushaje gutyo. Ay, ndaterura uyu mutamero w'inzu rwose mwiza munini. Ati umwamikazi Claude, igikomangoma kazi. Umwana uruta abandi. Umwana uruta abandi wize amashuri. Kugira ngo abandi shaka twaje tu. Uriya muntu urebye urukundo akunda Claude mutwe yarukunze wabona. Aramukunda kuko se yari afite amafaranga. Azi ari ikindi. Oh, twe kuko twabyaye ku mugabo w'umukene. Maze ubona buri munsi atubwira ngo tujye ngo nitujya gushaka tuzitonde dushaka abantu badutunga ukumva ko ari yema mbi. Nawe ntukiraze yanze. Nuko nyine mfite igitekerezo. Kandi ubundi wowe uri imbere ngahambwira. Reka tubanze duhamagare Dave. Reka ni nawe mukuru kuri twebwe. Aduhe igitekerezo. Mama gaje. Sari imbere se. Hey! Ako amazi yo kunywa mwashyize hariya mu muntu abantu bari. Wabwiye murumuna wawe. Wabwiye murumuna wawe. Mwebwe se ntabwo muhari. Aha. Ari heza amazi. Ndariya mu njerekani. Amazi se yo kunywa bashyira mu njerekani. Genda ubwire rero murumuna wawe niba ufite amafaranga agiye kugura amazi. Ega bu nayo mu kirugu. Mbese nta jibu yarashize jibu. Nagenda ubwire murumuna wawe mushiki wawe nako nanugaye murumuna wawe. Agenda agura Siko amazi. numva wagira ngo mwebwe ntabwo ari murumuna wawe. Aha. Abari murumuna wanyu se. Kaze tukagabanya amakuru b'umuntu wabyawe n'umugabo w'umukire. Ese ugiye waje tukaganira amazi. Udusubira n'igitekerezo udakite twakora. Nawe ugira idage tukabya. Ha? Kandi mumbwire ndabona mumeze nko mwakoze inama. Mbese utese masha meze se meze ntabwo meze ntabwo. Byagenze bite? None ikintu kiba kibabaje umuntu mukuru nkanjye ndagenda nkagira ibibazo nkagira agahinda ariko nyine nkumva ngomba kubibika mu mutima wanjye simfite uwo mbibwira simfite uwo ngirane. Yashajye uhambuka uvuge kuko buriya kubika ibibazo mu mutima usanga bikongerera ibindi bibazo kurenza ibyo ufite ukanivunguka niheba. Fabio havuga utarabona Twese sishaka ko tubaye minsi y'ibibazo wa mukobwa. naba nawe wenda ibyawe biracyari bigufi njye byabaye birebire byaransumbye byararangiye. Byagenze biteze tubura umbwire wenda aricyo nagufasha. Fabio n'amabwiriza iwanjye sinavuga ngo n'umuriro. None ibibazo ko ngeze mu rwego rw'abakobwa b'abashiki b'umugabo batangiye kumbwira ngo ningende nimve mu Kuki usohoka uri umugore w'umugabo hariya muri sohoke ngo ngende. Bashingiye kukizi Batangiye bavuga ngo dore ngo umugabo mwashakanye yarapfuye uriya musaza wabo. Yego ni ibyago twagize twihangane nyine nabuze umugabo namwe mubura musaza wanyu. Ibyo bivuyeho batangira kujya guperereza imitungo yari afite ibyayo ntazi ubutaka n'ibiki hari n'akamodoka k'agahirix burango yagiraga kakoraga mu muhanda gatunda imyaka baba barakavumbuye barakarugurishije barayariye ndaceceka ngo nakoma rutembere. Ubu rero aho bigeze baragira bati imitungo yari ya musaza wacu tugomba kwisigaramo wowe ukoho ukajya iwanyu dore ntiwatubyariye byibuze yaba hari n'akana yasize muri ubu. Ariko si ibyo bintu birashoboka. Umugore wese agira uburenganzira bwe ntabwo bishoboka. None se niba ari bashiki be bivuze ko imitungo y'umugabo ari iy'abashiki be? Hoya reka nkubwire Jojo wiba umwana ahubwo witabaza ubuyobozi bagende bagusobanurire buri kimwe cyose kuntu kimeze sibyo. Kuba uri umugore utarahabyaye ntabwo bishobora kuvuga ko bashobora kugusohora nk'imbwa. Warahabaye twese turabizi ko wari umugore we ugira ibyagura mushyingura none ni gute bagusohora mu nzu? Fabi nagiye ku kagari nabajije gitifu nyine ansaba ibyangombwa byo gusezerana ndabibura. Yarabanje arambwira ati zana attestation de mariage ndamugane ntabwo twasezeranye n'umugabo wanjye. Arambwira ati none se mada ubu uri gushaka kuvuga ibijyanye n'uburenganzira bwawe muri urwo rugo gute kwibyo ari byo biguha uburenganzira? Ni nyine urumva twarakundanaga twumvikana twari tutarasezerana ngo tujye mu murenge. Arambwira ati rero hano haza abantu basezeranye tukareba uko twabakemura ikibazo. Ikindi nta mugabo wawe urimo hariya ngo turabunga abo bakobwa agenda. None se mwumvikana mubaze gato imitungo y'umugabo wawe yanditseho we cyangwa yanditseho bashiki be? Yanditseho we.
ariko rero ushobora kugenda ukabibaganiriza kuko bose babizi nyamara wabyitondera. Erega Fabi, ikibazo suko bari kunyirukana. Ikibazo nyamukuru uranze ndi imfubyi, simfite epfo na ruguru, simfite iyonge. Ukuntu bari kumbwira nabi bancunaguza nakabaye mpavuye nkagenda pe, ariko simfite aho njye urabizi. Bivuga ngo umutima wanjye umaze kuremererwa, maze kuba mubi ku buryo numva niteguye gukora ikintu kibi. Biki? Ndakubwiza ukuri. Ubundi niyo waburaga. Wowe wishimiye kandi ukazi waguhaye. Umva umuntu ukuri hano byo. None nibwo nagiye kumva ko wese. Use muragira ngo mubinyibutse ko bankize hejuru ya toilette. Ejo cyangwa ejo bundi nzaba narobotse nkagwamo indani ngo du. Ukunda kujya muri wese niko muri burawe yavuze. Nako mushiki wawe. Kandi gutera imbogo ukagera ngo Umva ratade. Ngiye nayo mfite igitekerezo. Cyanjye nyine ku giti cyane. Wahise tukagakubita tukagumisha ko kagomba kubwira mama tugomba kugabana imitungo yose tukaringanira. Undi imyaka mufite n'ibitekerezo byanyu. Ubwo se wafata umwana ukamukubita wamara kumukubita. Urasa n'umwana. Okay, wenda ni mukuru tuvuge. Uramufashe uramukubise arabyemeye uzi kugira ngo bemererwe bagushyireho inzu cyangwa bagushyireho isambu process binyuramo. Ubwo se uzaba ukimukubita. Kuki? Reka tuvane mu nzu. Nzira none ubiruye ko bidasigara kuri twebwe mama se azabihana. Ave mu nzira se mu buhe buryo? Nasange papa Konzi kuri niga. Wasanze sahari ntabwo byabyoroshye. Murimo gupanga kwica. Haza ndavuze kwica. Kugeza mu mbuga kwica amusange nye. Kumusanga se ko se yapfura umbaza. Ntiyamusanga no mu nzu. Yajya kumusura. Ntiyajya kumusura mu nzu. Nshaka kungira injiji murimo gupanga. Dade ngo kabye mani. Okay. Reka mbabazi. Jesse. Wari wabaho wari wica umuntu. Ariko ntabwo Kuko ndavuze kwita ku kintu. Genda gira ngo usubize wari wica umuntu. Ntabwo byananira. Wewe waramwishize mu kobo. Kuyo nakira toilette niko nabyita. Sibaye kwa ese yabura kukwandikwaho gute. Urumva nyine iyo ugiye mu bintu byo kukwandikwaho n'ibiki bikenera amafaranga. Bagira ngo ubu ntije aho ngaho nka veni ejo nana yakugarura nugira ikibazo. Amafaranga. Ejo ndi se wambwiraga ko ni muri rya jana wabitse amwe twizigamye imyenda rega tuzayibona aracyamara amezi menshi nubwo iragaragara. Genda. Amafaranga wowe nta na bitanu ubona gusa ni hano. Nzajya mpora ngo amafaranga urumva bizagenda gute. Ogerega ngiye kubona amafaranga menshi ayi. Uzabona ryari ko amafaranga wahereye ugifite imyaka 15 ukaba ugize 70 ingahe. Utarayabona. Uzayabona ryari? Tugiye kubona amafaranga yanjye nawe tugiye kubana kandi nitubana tuzajya Oya de ibintu byo kunyaka amafaranga byo nagari byo. Amafaranga ngomba gusevinga. Uwo mwana nyine mugena wowe byananze dore ko nta kazi ugira. Ese undi washatse ubundi wowe ukuntu ujya gukorera amafaranga. Ndagira ngo ibibazo byose mbanze bivane mu nzira ubundi mbone ibibazo byose biva mu nzira. Ntabwo ushobora kuvana ibibazo mu nzira unakorera amafaranga. Ndaza kubyiga ariko reka manze mva ni imitation mu nzira uko muveni. Nta veni mfite rero. Nta mafaranga mfite. Ariko ejo nuzo uzasanga nayabonye. Yego. Usanga he? Igihe cyose ushakiye uzasanga nyafite. Ntutuzindukire. Ni mu rugo hano babandi. Sinka saa moya sinanye. Za mu gitondo. Za mu gitondo. Sinka saa 12 n'igice se. Tugiye gukora iki? Ugere hano nka saa 5 saa 6. Okay. Genda. Ngaho nyimyoza kwitamo. Kunywa. Bye shu. Bye shu. Ndakunda. Love you too. Claudia. Hey, kumabakira cyane. Neza ko munambaye neza igihe sisi. Ewe ngiye muri interview. Wambaye neza wambaye igihe. Akanya makwera uyu muntu mpagaze kubera.
kandi abantu babashaka ariko nabonye nta bindi bipfa kugerageza najyana pe bisa neza sure wabaye igihumbi ndaza gushyirwaho si umunsi ko mwankunze cyane usanga turakwanga sha ntabwo bisanzwe pe mwarega mwe muzi igihe mwarambyimbiye mutavuga naje gusanga uri twe warakara ariko nyine ni byisi ntabwo byatuba ni byisi bisa neza sha ni byiza pe rega n'ubundi tuye tuba nk'abavandimwe ukuntu biri kunshimisha yego Jandi uri kubura umusatsi ukaba compliment nk'izo nyine urasa neza wow thank you merci nase ko mama gashanje Nisa ujye kujya ku kazi utariye twari n'akazi nimba na interview ntabwo wagenda utari bataza kukubaza bikakunanira turikiya okay shaka ko ari ubwa mbere mumpatireje kurya ndaje birya apeti yose yikureyo bibabaze yesu ishimeze ko biri kunshimisha ninde watetse ni twese umwe yatetse umuceri mugaburire sure oya humura ndigabe okay wanza kiyazanye oh no ya ndazibera kamera rimwe ubundi reka rimwe ryonyine ubu nari nagerageje kuguhamagara mbona ntabwo yitabye ariko n'ubundi ndikongera se ushize nk'iminota igera nko muri 20 umeze utese twari uri gufunga z'urufunguzo ari kubona oya se ntabwo nari ngiye kurerega n'ubundi nese se hano inyuma hano inyuma wazinze n'ibikapu urimutse nashaka nyine nagira ngo naguhamagaye ndakubura ariko none ndakugaruka hano tukabiganiraho ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze muri make nyine n'urufunguzo nari kuza kurukoka oya nari njyanye baga n'ubundi nkatarongera kugaruka bimukiye nyine nibyo nshaka kugusobanurira ngira ngo nagusobanurire muri makeya kuko nashaka kubitwara nkazogaruka kungerageza uri nyine ushaka kureba uburyo nitwara muri ibi bintu ntabwo nifuza kugerageza sibyo ariko ndi kugerageza kugusobanurira ibintu uko bimeze kandi twaranabyumvikanye ni ukuvuga twaganiriye kumvikana ni ikintu kimwe muri mwanya ngo nyeretse harimo ko ugiye kwimukirayo oya none bijemo gute ukuntu byaje rero nyine bijemo gute nyine nibyo ngira ngo unsobanurire basi nk'umwanya ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze twari turi kumwe nawe sibyo noneho turatekereza turavuga tuti kuzajya dufekinga ko dukundana tutari kumwe byazajya bigorana ko rimwe na rimwe akenshi papa bamuvugisha kuri video call kuko papa arwaye sibyo ubwo rero kuzamuhamagara kuri video call oya ntabwo ari ukubana nawe byo kubana nawe bisanzwe nuko uzajya mba ndi kumwe nawe inshuro nyinshi ariko si hano inyuma mu muryango ukurikiyeho inyuma n'ubundi nzajya mba ndi hano mbe ndi nahari inyuma sibyo ibyo ni ibintu byumvikana noneho arambwira ati tube turi kumwe kugira ngo papa naza yaduhamagara kuri video call azajya abona ko turi kumwe nge nawe sibyo mbibona ndi umukobwa w'ikigoryi ugiye nyine ubona ndi umukobwa w'ikigoryi ku buryo hano inyuma niyo yaguhamagara hano mu nzu yanjye ntabwo yakumva si ukuza mukavugana mu nzu ye ntabwo hameze nko mu nzu yanjye ntabwo haza mukavugana nyine banza unyumve ntabwo abizi reka ntabwo abizi yuko mba nje hano azi ko ubundi ari ngewe wabagamo hano sibyo ntabwo azi ko nabanaga n'umukobwa sibyo iyi nzu niyo wishyura ibu tusubire muri ibi bintu koko nyine iyi nzu niyo wishyura mumurikira nunuka nta kintu kigiye kuba kirenze reka sibyo iyo kiza kuba kitarenze ntabwo wakabaye izinze ibikapu ngo uragiye mbanze nta n'ikintu usigaje muri iyi nzu zose urazinze uragiye ntabwo mbizinze byose ni ukuvuga ngo ahubwo se n'icyo usigaje hano niyo nabagisigajemo ntiwazajya ukinzanira se hari ikibazo ngewe ndi umukozi wawe kuba dukundana ntabwo bivuze ko ugiye kungira ingaragu kubera amafaranga uzi abagabo bose nanjye bafite n'amafaranga kukurusha ndabizi amezi 3 yonyine amezi 3 yonyine uvuye mu nzu wabagamo twabanagamo urasohotse uragiye usanze umugore mushyashya w'amafaranga no si amezi 3 yonyine ariko ibintu bikarangira tukabona amafaranga aka amezi 3 ntabwo wayamaramo hano ngaha ikibazo narashaka ko papa we nazajya ahamagara tuzatube okay ahamagare mwitabe aguhamagare ugende muvugane ariko utahamo hano okay ntacyo ni hehe wabonye umukobwa n'umuhungu babana mu nzu ntacyo mupfana si mushiki wawe si mubyara wawe wenda ngo ndabyihanganira ni mubyara wawe mugiye gufekinga urwo rukundo urumva ndi umukobwa w'ikigoryi wataye umutwe kubera amafaranga ariko wibuke ko izi ntambara zose turi kurwana banza umve neza turi kuzirwanira miliyoni 15 sibyo
amezi 3 ashira tumara gufata amafaranga yacu twimuka muri apartment twubaka inzu yacu ya makeya twongereho makeya twubaka inzu yacu no tuzajye natwe tunakodesha ahubwo icyo kintu ntabwo urimo uragitekerezaho ahubwo urimo uratukira imbere umujinya kandi wakumvye guhita ushyira imbere icyo amafaranga azakora sho Usko ndikunda ko wataye umutwe kubera amafaranga. Usko mbona wanyibagiwe kubera amafaranga. Oya, nakwibagirwa gute se kandi ibyo ndi gukora byose ndi kubikorera njye nawe. Ko n'ubundi twakoraga. Yego ariko se twigeze tugira. Erega ntabwo ndi umukobwa w'umukene ku buryo wangangisha amafaranga. Ariko se miliyoni turazifite sho. Oh, utarazibona ntabwo wahumekaga. Ariko n'ubu tufite ahantu tugiye kuzikura ya mahirwe ntaducomya n'intoki ariko. Urumva wasa kumvikana waretse kumvisa ku nshuro y'uyu munsi. Warabimbwiye ndabyumva. Yego. Ndatuza. Ndabyemera ko ugiye gufeka urwo rukundo nubwo numva umutima wanjye utari guhabanya nabyo. None ugeze naho ufata ibikapu uragiye uranaye nziza ntabwo ngutaye baby ntabwo ngutaye anytime uzajya unkenera nzajya mba mari ku bwawe urabizi sibyo ninda kubeshya ko ngiye nsangira ntabwo ngiye gusangira nawe rega afite hari ibyumba bibiri azagira icyo nanjye ngira icyanjye cy'abashyitsi sibyo muryame mu nzu imwe ateye kurye okay none reka nkwereke shu ukamubwira ukuntu ugiye kubigenza sibyo umva ubwire ngwino urye byahiye umva ubwire nzajya nza kurya hano urya ibiki uzajya uteka nze kurya hano ujye kuryama hariya ntabwo uze kurya ujye kuryama okay nzajya mba ndi kumwe nawe muri ya masaha muri make ufite abagore babiri kugira ngo ese nahamagara ajya mbona ariko ubundi hano ntabwo yakubona sho mbone mu yindi nzu n'undi mukobwa nyine ntabwo aza ko guhamagara mukajya kuvugana ntabwo abizirika ko hano njye nawe turi kumwe gutya ntabwo yazazi ko indi utazi ibindura umukobwa yawe ko mba hano ntazi ko ngo hano habamo abantu benshi nyine kubera ko adakunda kugira nta nubwo yaraza ahantu ngiye ntabwo ibi byose abizi ukora icyo ushaka mu kuri kw'Imana yamanitse kuko ndi kubona kubera amafaranga wasaze ntabwo wankunda njye kungerekaho abandi genda uzagire urugo rwiza yego nari amafaranga wanyohereje udatekereza ko nzayaguha nta kibazo ngayo se nayanjye ariya n'ubundi yaguhaye rega amafaranga make yo make yagira agakwereka ko asigaye none ubu muzayasangire igendere kandi ugire urugo rwiza uganira nande yamaze turabiganiraho n'ingaruka burasa sinzongeye ne kukubona ungarukiye mu rugo Subiza. Wabaye umuzungu rero bipaye. Kurusha cyane. Twayangoye hano mu mujyi. Ariko nijoro nabaye nyamwari. Cyabaye nyamwari. Sinari mwikumbura icyakoze. Twari dukumburanye aho mva ngo resitora ngeze muri peje. Ushaka kujya mu mahanga ko muri cyangwa ndi umusatsi mubwira munsi ibaze kubera pressure y'ababyeyi banjye ngo ndi mu rukundo rwa fake nari ndi kuvuga ngo ntabwo ari bubyeme wait uri mu rukundo rwa fake mu rugo iwacu banze kumpera imitungo afite umugabo kandi nta mugabo nshaka mu buzima bwanjye rero byatumye nkora skandal ntabwo ndi kubyumva neza iwanyu se bakubwiye ko bazaguha imitungo ari uko washatse umugabo yego ariko ndi mubi none nashatse umusore tugirana contract tugiye kujya dukundana bya fake nyine and then nimara kubona imitungo yanjye mwishyure amvire mu buzima nanjye namaze nana warasize ariko n'umuntu ahita wongera ibintu gutyo nyambo ntabwo nasaze ntabwo nshaka gushaka umugabo ikindi kandi iriya mitungo nayo ndashaka wait hanyuma se ubu muhungu nyine mukundana bya fake nyine mubanye gute ibintu byose murabikora ariko mukamuzi ko ari fake mukaryamana mugasomana mukagirwa imbere y'ababyeyi mukitwara nk'abantu bakundana byose ari fake nyambo ntabwo ndaryamana nta nubwo aramporomoka gusa nubwo turi hano kugira mama nahamagara cyangwa papa nshyire kuri video call ubone turi kumwe
ariko rwose nta n'igitekerezo cyo kuzaryamana nawe. Erega nubwo yanamporovoka wagera naninya yari hano aba yicaye hano nari nicaye hano twegerana gusa tugiye kuvugira kuri telefone. nonese ababyeyi bawe n'inshuti yanjye Nyambo nzakora buri kimwe cyose ku buryo nta muntu uzagira ikintu n'ugerageza kugira icyo amenya nzamubwira kuko mama we ntabwo yamfata ntabwo yamfata turabizi ko yirwariye uwo mwanya ntiyawubona na n'ubu neza 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 kuva Patrick yakubaza ukamenya ngo uzongera gukunda n'ubu uracyakomeje mbese nubwo nawe umukobwa uri mugende sinkeneye umusore mu buzima bwanjye yewe sinkeneye no kubaka urugo cyakora ninkora agashya nzabyara umwana amafaranga ndayafite Nyambo iwacu bafite amafaranga umugabo ni umwe umwanzi nyuma nakomeza utuma ntekereza ibintu byinshi Nyambo barumva natekereza ibintu bike kuko gutekereza ibintu byinshi biramukora aba ari njyewe ko kuvura gusa ubwo mbashije kumirwa ariko nta nari mbizi ko uri bufate uburyo bwiyatira n'urukundo rwa fake kugira ngo just wemeze ababyeyi bawe wababwije ukuri ko bakunda mama wanjye yari yaranzengereje aramuka mpamagara yirirwa mpamagara ariko ngubu umaze kare ubwo rero kuko wanjye we ngira ngo hari yari no kumubyara akamumezi atatu abana yabishobora rero kugira ngo bishime bikamukorera sinanjye ko natazabijyamo mbishaka ubwo nimba ari byo bashakaga ko mushaka umugabo ubwo naramubazaniye umugabo nyine ubwo naze mu buzima bwanjye bishime hari ahantu nashaka kujya gusenga ariko ndumva ibyifuzo nari mfite bigiye kwiyongera kuko si gusa ntabwo ari ukubabaza ntabwo kuba Patrick yarakubabaje gusa hari yaranakuruze umutima wanjye yarangije kuvuga Fayineri uranyitabye Fayineri uranyitabye nta nubwo uri kunyumva se siko numva mbuze n'icyo kukubwira ntabwo ari ukuvuga ngo ndatuje ndishimye ahubwo ndazoguhamagara nyine mubwire uko bimeze ntabwo umaze kumbwira ngo twavugana mu kanya yari uri bize ese devo muri iyo nzu uri bize uri mu biki uri mu kahe kazi se banjije kujya ku ruhande kugira ngo mbone uko muvugisha n'umuje shu ntabwo abizi ariko diro turimo ni diro nta hantu bihuriye n'ubuzima busanzwe ubu iyo mwicaranye wangane kunyitaba muri kumwe nyine wagezeyo uri mu rukundo umeze neza wabonye urukundo rushya ibi bintu uri kunshishamo ntabwo ndi bukomeze kubyihanganira
uraje se uraje wambwiye nka kwisangira aho ngaho biragusaba gutega wagezeyo ntushaka no kumbwira ko ufite umuntu mukundana ku buryo yaguhana akanya urumva iki mvanga iki devu ikomeza kungira injiji wambwiye ko ari kontra arabizi yakagombye kumenya ko ufite umuntu mukundana kuko nta kazi urimo ntabwo kubuza gukundana enze mbimwibwiriye nguhaye iminota 2 n'ubutangiza wenda kwisangira aho ngaho Nese wambaye ngo urire? Sibuze naruhuka. God. Byagenze gute? Sinavuze ko Dave yagiye. Yagiye. Kwa jirani, umuturanyi. Ugiye kwande? Umukobwa. Jesus. Yo. Simbabare komeza kunyinira kuko ndababaye. Ukuvuga ngo Dave asigaye abana mu nzu imwe n'abo muturanyi wawe. Hande umugore n'umugabo. Boyfriend mu nzu imwe. Barabana mu nzu imwe bakarara mu buriri bumwe. Shanze mubaye ntabwo mbizi. Gusa yambwiye ko ari afite ikindi cyumba ngararamo. Mfite ikintu bararamo. Kamaze gusobanura. Yaraje nyine anyereka kontra bagirana. Mbona yayagana n'ubundi nimbyanga. Ntabwo biri mu nzu kubikora. Icyo namusabye namubwiye babanza bamuhe igice. Cyo kwa icyo gice yaragifashe bagishyira kuri konti yanjye. Haciye undi munsi arazanga ngo yambwiye ngo bagomba kubana. Umupapa w'umukobwa ashobora kumuhamagara akamusaba ko yamumwereka cyangwa mama we. Namubwiye si isaha yose yaguhamagarira ntabwo wajya kumureba uko duturanye. Ngo amategeko no kujya kubana. Pe yagiye nabishaka. Ndamwinginga nkora ikintu arambwira ati byagenda gute. Aya mafaranga sinshobora kuyarata. Azatugira umumaro. Ibyo bivaho ndabyakira. Ariko aho yagendeye sindamuhamagara naganyitaba. Na ya minota twavuganaga mike nayo nagakira. Ndamuhamagara narindi uri bizi wiriwe mu nzu ntagikora. Muri make ategereje amafaranga. Yiriwe mu nzu narindi bizi hari ibyo nari gukora. Guhera mu gitondo muhamagara kugeza nimugoroba. Okay. Ambabarire kuvuga gutya ariko nawe shyira mu nyurabwenge muri arabyuka mu gitondo asanga hari breakfast iteguye neza. Hano nayo nateguraga. Bitegura ndabyumva. Urumva? Uriya mukobwa si mubi. Uko nyambara nawe urabizi. Ibati zawe. Wagiye ugumayo. Ushaka umwanya w'umubyeyi. Baje kurya sema. Nuko nyine. So wandika ntabwo njya gucura. Njya gusuke mbere. Gusa muri mu bikimwasaze. Ako nta nubwo mushobora kunyubaha ko mba nabahamagaye mwese ngo twicare hamwe tuganire nk'umuryango. Haka mumvugiremo muteza akavuyo. Mama twakwitabye.
munega amatwi rero munyumve nk'uko nabatumijeho nk'umuryango mwese murabizi neza ko mufite uburwayi budakira ariko nateguye ko nibura haramutse hagize ikintu cyaba mbe nabiteguye hakiri kare isaha n'isaha nshobora gupfa oya Imana izagukiza ntabwo uzapfa usiko hashize imyaka 5 urimo tubwira ngo ejo ushobora gupfa ejo ushobora gupfa ejo ushobora gupfa usiko tushobora no kuzapfa ahubwo tukagusiga oya ntabwo uzapfa mama ibyo ntukabivuge ntawabimenya nyine iminsi burya nitanga igisubizo ariko ndagira ngo niba byanaba sigaye ngize ibyo ntegura hato umuntu azasanga mujyana mwiha rubanda mwirirwa musakuza cyangwa mukanandwanira ku murambo wanjye si n'ubundi ko twicaye ahangaha n'ubundi musanga muri gushondana mwabikora rero nk'uko mubizi muzi imitungo dufite ahangaha dufite amazu hari arimo ahangaha dutuye hari n'ahandi ari ku muhanda mwese murabizi nabitekerejeho kandi mbitekerezaho umwanya munini mpitamo kugira ngo buri mwana wese mbashe kugira icyo muha ubu poroto warafite isi hose sagiye kuduha se mbashe kumuha kubera yuko buri wese nahabwa ibye azabikoresha uko abishaka gusa nk'umubyeyi wanyu icyo nifuza nuko mwasenyera umugozi umwe mugashyira hamwe buri ikintu umubyeyi yahaye umwana kiba ari ikintu gikomeye cyane natinze rero ntizimbye mu magambo Devu uhawe iriya nzu yegereye kuri tuwarete y'ibyumba 2 na salo iriya nzu duhora duhomesha amabati buri munsi sheka nta burenganzira ufite bwo kuvuga ntanarangiza kuvuga ko hari amazu yubatswe vuba duherutse gutera amarangi nawe uhawe iyi ngiyi iri hano impande y'iyi nini ibyumba 2 na salo isimbi nawe uhawe ikurikiyeho kuri iyi ngiyi icyumba 1 na salo muranakunda pe njyewe izo nkunda zarananiye njyewe ubundi umuhungu nkibona nta mafaranga afite mba nagiye mbese uba uri gusa neza wari wowe wabyizemo ari wenyine nyine mba ndindire basiga umunsi umwe azabyuka yibwiriza gusa arajya kuyamwaka nayamwaka gute ko urayamwaka nese ni ngombwa ngo uyamwake I mean ngo kusinana ubu nawe kuko nose ubundi mureke se noneho mpatende ko nta wundi muntu turi kumwe aho yavuye hava n'undi nose hari ubwo Imana yamukuzaniye se zakuzanira n'uwundi ntabwo biba byoroshye ariko nawe ubusa ubu ngubu aho umusaza wacu yakomana musigaye mwirwa muhungera sunza abakorera iki koko mwabakobwa kugira ngo mutuze tubane mu mahoro abagize kandi ubu okay wenda mwe kunyubaha ntibikiri imodoka ako se ku buryo mwansuzuguza n'abandi muneza bapangaye ari twe ni gute muneza bapangaye kuki mutambwiye ko mwishyuje nkaba nashogoshe nkajya guteza induru ngo amezi abayangahe batanyishyura kumbe mwamaze gufata hanyuma ujya wigeze utugisha inama ni kangahe se nabagishije inama ko n'ubundi najyagayo mutabizi sawa rero ahubwo ni ryari mwebwe musigaye mujyayo mutambwiye niba cyo wagenda utatubwiye hanyuma twe tujya tukubwire igihe byari inshingano zanjye ni amazu yanjye zari inshingano zawe ntabwo zikiri inshingano zawe madamu amazu yande uvuze ngo amazu ngo yande cyangwa n'umugabo wanjye umugabo wawe twamushyinguye ntabwo wibuka ni musaza wacu kandi muzoye kuvuga umugabo wawe kumva mwese ari musaza wanyu niso ni musaza wacu na maraso yacu n'iki cyawe ni umugabo wanjye ariko ntabwo ari amaraso imitungo yawe mwarasezeranye se ako nicyo njya mpfa nawe uburana ibintu by'ubugoryi wakagombye kuburana imitungo ya so kuko ari we iwanyu niho iwanyu kwa musaza wawe ko yashakanye undi mugore ko njye nawe twari umuryango mwebwe mugore umwana ari hehe ikigaragaza ko muri umugore we neza mwasezeranye mufitanye umwana niyo mpamvu uvuga ngo uri umugore wa musaza wacu
waramwishe rero kugira ngo uzajye ufate imitungo yiwe. Reka rero kuragaho ukuntu tuvugana ushake n'uburyo mu maguru makeya ujye dufata ibintu byawe gakeya upanga ukuntu ugiye kugenda ino nzu tugenda kuyigurisha. Ngwiki twashyize ku isoko wacu yabonetse. Mwagize mute jya gushaka undi mugabo ubyara cyangwa mubyawe nako utabyara mugenzi wawe. Ako giye mu bibazo mfite nta kibazo cy'umugabo mfite. Ufite ikibazo cyo kutabyara umugabo yewe nta kibazo cy'umugabo mfite. Yapfuye mu rugo iwanjye ndatariko iwawe ari kwaso. Ni ku mugabo wanjye ni basezeraniye mu mategeko. Ntabwo kuba naba umugore we byemewe n'amategeko ari cyo kingira umugore. Akamenya se cyo kuko umugore yazana umwana ntacyo tumubone wa mugari. Tumugirire impuhwe. Ako ngiye kibazo mfite ni kimwe. Muri inkumi mwashatse abagabo banyu namwe mukagira ingo zanyu mukandekera turandara nawe se twe turashaje nkawe. Niba shaje se mwandekeye iwanjye nyine mwagiye. Wagira wowe wapfuye kandi iwanjye niho nashakiye. Ako mana nyaga. Kuba nta mwana afite nta sezerano nigeze nsezerana nawe ko ngomba kubyara. Niba ataranteye inda ntago nagomba kuyitera. Mu amahoro njembe mu buzima bwawe. Ko ushatse kuba ko umusaza wacu atari ubyara noneho. Yaba iyi nini tubamo n'iri iri ku muhanda n'ibindi byose bisigaye ni ibya Claudia. Ibintu birashoboka bishoboka gute ko umwana muto yari we waha imitungo yose twebwe ukaduhereza inzu zenda kugwira kubera abapangayi. Ibi ni ibiki dukoreye ikindi kubera icyo uhisemo kumuhinzesha tungiye ukamenza icyumba arasaba abandi bahize ibyumba bigasa nibe none no bagwaye ahantu hazimira inzu yenda kugwa muri toilette nzayimaze ikima ejo bundi naganiriye na boyfriend wanjye ambwira ko nakubeshye birangora gusa nyine reba umuturanyi wanjye n'umwenge nyine kuri ndamubona yamusabye ko bakundana ngo ako nyine bitari byanyabyo faking urukundo. uriya muturanyi wawe yasabye boyfriend wawe ko bakundana bagafata mu rukundo hanyuma boyfriend wawe akabikuramo iyihe nyungu kandi zijyanye y'amafaranga urambe bafite gahunda ziwe nyine jazi wambabariye kuko wajya uri kukwigira umwana reka mbanze mubwire impamvu uriya mudada afite gahunda ziwe sinzi ibintu yo gupanga ukumva maybe ko akeneye umuntu bakundana so ni byo gufakinga ariko atari ibyanyabyo iyo yabonye boyfriend wanjye ko akunda muca amusuhuza banza ariyo bamuje hafi none se bamaze ikibazo cy'amatsiko ubu mu bahungu bose baba muri iki gihugu arazenguruka abona boyfriend wajaze niba ukwiriye kujya muri izo diro ze yega kuzenguruka ni kimwe no kuba yumva ko iyo diro amafaranga uriya bayikinana ndumva ariko wagira akagufata imbwa ukayirindisha inyama wowe uvuga ngo ufashe umukobwa ngo umuhaye boyfriend wawe ngo ni diro ngo afite diro ze bla 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 utuntu ntabwo ari ibyanyabyo kuko harimo amafaranga tuko harimo amafaranga yego kuba harimo amafaranga bivuze ko atamutwara ndashaka bari menshi cyane kandi naje ubundi umugabo urazavuga ngo mukundane byafe kuzabyemera ngo harimo amafaranga ari diro twabikora ari diro twabikora rero n'isoni akabivuga uri hano nyine umugisha nama tuzigira ugakomera gutyo ariko urabizi neza ko David nta amafaranga kuba yikeneye ndabyumva sibyo okay katubyemera arayakeneye wowe bifitemo izihe nyungu ariko icyo afite nanjye ndagifite husband and wife okay but ntabwo ntekereza ko like gufata umukobwa ngo umuhaye boyfriend wawe ngo yo ni amezi 3 bambaye menshi kandi ntabwo bazaba bakundana bya nyabyo ikindi kintu ni ukuvuga ngo wibuke ko muri iyo faking love umuntu wazaba ari kubyereka hazaba harimo gusomana sometimes no kuryamana niba ngombwa bizabikora kugira ngo bere kubona ko bari gukundana bya nyabyo kandi ibyo bintu bibiri byane ntabwo yabikora so just kwifotoza yego nose urambe bituraturanye ntabwo Dave nimba afite ubushobozi bwo kwishyura umuhungu ngo amubere boyfriend afite n'ubushobozi bwo kwishyura hoteli ngo baryamaniremo
ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda. Jazz reka nkubwire. Uko wamwumveka kose ntabwo nabyumva. Gusa njye n'inshuti yawe ndagushyigikira sibyo? Ndagushyigikira pe. Ariko mbikubwire. Ibi bintu ntabwo bishoboye. Ntabwo gishoboye. Noneho hari ukubyanga n'ubundi akabikora. Nyine kubikora kandi tubyemera arabikoze ukimusapotinga. Ariko witegure icyavamo nyuma cyari cyo cyose. Ako Dave ndamwizera. Okay fine, uramwizera nibyo. Ariko abanyarwanda bivuga neza ngo wizera umwana w'umuntu avumwishiriza. Ntabwo yabimara. Uzi urukundo Dave amuha. Sheri. Savuga gute? Arankunda pe kandi ni kuba yaratekereje ko bimbwira yashaka yari kubikora nabimbwire akabyigumanira akabikora atabimbwira. None se kamubaza cyose ushobora gusanga ari kubwe kumukobwa muri abaturanyi. Kwimuka bisaba iki? Kwimuka bisaba iki? Reka ngubwire. Oya, ndishobora ko yakubwiye kubera ko umukobwa muturanye. Ushobora gusanga wenda simbimucengeje. Ushobora gusanga wenda no mu buzima busanzwe abikora irono. Ntabwo asanzwe abikora. Okay fine. Ako Dave ukuntu umuzi ibyo bintu yabikora. Jazire kamubwire. Ntabwo yabikora. Ndagushyigikiye sibyo? Ndabashyigikiye nabo. Ariko nawe ikizaba cyose nyuma y'ayo mezi atatu ukitegura. Dio irimo ibiceri byinshi kandi icyo nzi nuko azamuha mbere. Kigiye kumureka bikore. Nimbona bakomeje kubijyamo birindi cyane nzamubwira bihagarike kuko n'undi amafaranga azaba yabonye. nategereje ko mumbwira n'impamvu itumye nza hano kubera ko kuzajya nkora muri iyi nzu bikundira kunyanditse. Umva nari ndimo ndabitekerezaho kuko nahoze mbitekereza ndavuga nti wamugani kugira ngo abantu babone ko ibyo turimo ari ibyanyabyo koko rega buriya nawe ndashaka kuzarya ari amafaranga nayakoreye buriya tekerero ndavuga nti buriya kugira ngo abantu babone ko turi mu rukundo koko nyine bigaragarire buri wese n'udashaka kubibona twaza tugira gutya nkabona nimugoroba tugasohokana tukajya kuri date tugasohokana ibyo gusohokana ntabwo ko mugiye musohokana ariko ababyeyi bazajya babikomfirima. Ujya umva nuko turi kumwe hano rimwe na rimwe nabwo ibyo gusohokana gusa tukajyana ngo gusohoka hanze wapi kandi ndumva utangiye kwica umutakika. Rero nkuko nabyumvaga ikindi kirenzeho wenda urumbaje ngo igihe nzajya mbafite time ntabwo nabona time ya buri gihe. Ariko igihe cyose wanteguje naboneka gusa nari ndimo natekereza ubundi aho kugira ngo ujye umpamagara gutyo wenda ntunguye sinzi wenda n'iwanyu bashobora kujya baguhamagara bikaba ngombwa wenda ko unyerekana wenda nko kuri video call uburyo bumwe cyangwa ubundi. Aho ngiye nifuzaga ko kugira ngo bigende gutyo nanjye nabafata ibikoresho byanjye nkaza tukaba turi kumwe aho uvuze ngo iki nkaza tukaba tubana gusena na nuga kaza njye n'umugabo tukabana mu nzu. None se mba mu nzu y'icyumba kimwe muzajya murana se kuburira kuba muri kumwe ibazira no mama. Ibindi byo napfa guhumiriza nkabyemera ariko byo kubana mu nzu byo ntabwo bishoboka. bivuze ngo kontra yanyu ni mutangiye kuyangiza. Nana wanyumvishe ibintu twatangiye ubyica akanya ko uri gutekereza njye mbana n'umugabo hano mu nzu najya nsohoka nkasanga hari kubana n'umugabo ubu ngubu uri bugomba ubonye umugabo. Nana ni bwo mbere ubonye umugabo ku buryo kuba yarara mu cyumba kimwe ukarara kimwe. Ni ibyo tuzatugenda dusohoke wenda rimwe na rimwe ariko ibyo kubana mu nzu ndumva atari gutekereza. Ngaho ibaze noneho mama waguhamagara akubwira ati nyereka sheri wawe ati nyine ukuntu muba mumize muri mu rugo wabigenza gute mutabigenza? Dushyiramo akenge ariko ntabwo nibona ni kuri umugabo. Erega binakugora sibyo ntabwo nanjye ndimbura mukoro ku buryo nzanirirwa hano sibyo so tuba turi kumwe nzana wenda nza nimugoroba ntimuhakanira
ari bunyirukane kandi ahandi hantu nari mfite ho kujya tubana gutya. Ntabwo ari umutima wanjye wigeze umwikundira, wenda nyuma aza kugendamo impamvu z'uko nabonaga wenda nkora ibi by'abandi bananiwe akanyihanganira akemera no kuntunga kandi nari ariko byibuze bwa rimwe ndakunze umutima wanjye ukunze umuntu, numva ko n'umutima wanjye ushaka kuba wakunda umuntu. Ushatse kuvuga ko ari bwo wakunda bya nyabyo? Yes, ariko si kubera iki Imana yamana gutya igatuma nkunda bya nyabyo, umuntu akunda umuntu bizi neza ko aho umuntu uzi gukunda bitakunda, kandi nahoraga nyisaba nkabwira Imana ngo Mana umuntu nzi akunda basi uzabareke tukubane ubuzima bwanjye bwose, ari we tubyarana, ari we tubana ubuzima bwanjye bwose. Kandi rebera winsiga ukunda. I love you. Please, ngabaze insubize, ndagukunda. Please. Ngabaze bwa rimwe bimbwire, wagiye kubimbwira simusubize. I love you. I love you.
sinakugira inama yo guhita gusubira mu gitabo cyangwa se banguka